za Instagram wose namwishinga za Instagram za hano za Western Union aho ntago namwishinga abafite uko nyine akora tu buri wese abafite uburyo atwara boro ziwe yego bitandukanye n'iby'abandi cyakora harya wari waduhaye kapera sindirimbe n'ebyiri ya gatatu ubwo ni iyihe bayiti ubundi njye mfite indirimbo eshatu ziri hanze ubu ngubu ziri hanze iya mbere naguhaye kapera ntagira arasohoka ntirasohoka mu muziki utarasohoka mfite yitwa ingufuri igihe aho igihe bayikunda kuba nibyo ya dore igihe kiratujyanye umusaza aragiye nta n'impanuro tugomba guhanurwa wenda tuzabona uko tubigenza ntiduhobagira abapipo kuzongera kugifata ariko abahanga bavuga ko ngo igihe ari amafaranga igihe ni amafaranga nyine iyo kigusize nyine hari ukuntu wirara ukavuga ati wapi mfite iwacu heza amafaranga bazampereza umutungo w'iwanyu ko atari wo wawera umutungo w'iwanyu ntabwo ari we wawe igihe kizagera uba utakiri iwanyu icyo gihe uzaba uri kwipapuka ni mama bibaye byiza wabitegure mu gihe ugifite igihe kabisa yego wareba nabi igihe kikagusiga kandi iyo cyagusize ko zagifata ya ndanje nibaza mpamvu nyine natangiye gukora ndi muto ariko nibyo wakuye amaboko mu mufuka harimo abayafite ariko amaboko umufuka wongera ubagire inama nta kibazo ubaha akantu k'impanuro ubakubitiremo ukuntu ubaha akantu k'impanuro ugifite amaboko mu mufuka umusaza aragiye nta n'impanuro ariko nibasange baviye babo bababwire ngiye nisunze vi umusaza aragiye nta n'impanuro ariko bivuga ko hari n'ababona akazi bakanga gukora ngo ni ka fake akemera amaboko akaguma mu mufuka nibyo bya bindi navugaga nta kazi k'umunyagara kabaho ikintu ubupfana n'akazi n'amafaranga aho ngaho nibo babandi nyine nende kukubwira babumva ari abasakora aho ngaho ntago namwishinganye ku buryo ibintu byose asanga babimukoreye wenda agasanga mu rugo byabaye byose birahari aho ngo hari akazi atakora bigatuma Olivaji ako munsi nayikoze nyine yego zabirenze azaba ari danje Ese wabwira iki urubyiruko se ruguteza amatwi wenda urubyiruko ruba rugenda rumeze nk'utembera cyangwa nk'abantu bameze nk'aho batafite iyo bava naho bajya wababwira iki kuko barahari benshi wenda hari abantu tuba tumeze kimwe ukumva ko niba uri umusani nyine ari ukwirirwa nta kazi wakora ari ukwirirwa ugenda tu mani kuba umusani ntabwo ari ukwirirwa ugenda wenda ugira igihe cyo kwitwa umusani ngira igihe cyo kwitwa umusani wenda muri weekend mba ndi Olifagito mu buzima busanzwe ntago mba ndi Olifagito ubuzima busanzwe umuntu akubonye ushobora no kutamenya bitewe na ntiyakumenya bitewe no kumva ndi gutumika job bya danje job bimeze nabi nta nicyo wazumbwira ngo Olifagito wapi kwirirwa nicaye ko ngako naragakati iwacu ni kure nazajyana ngiye kubabwira ko nabaye umusa wanye ni kure iwacu ntago nyamavuga ni kure bya data kari bari hanze y'igihugu bisa nkaho ari hanze y'igihugu icyo nabwira nyine urubyiruko rugenzi rwanjye kuba wumva ko nyine uri umusani yego akaro kwirirwa ugenda bashaka nabo uturimo bakora kwirirwa wambaye ibyangwe nyine utembera to oya ntabwo bitwika ntabwo bitwika wenda ushobora kuvuga ati ngiye ku cyumweru sinjya job ndirirwa ameze neza ndirirwa ndi wa musani wenda iyindi minsi ugiye gutumika job
kugira ngo na ya mizigo uzabone icyo uyikoresha havuyemo agafaranga. Ariko ntiwamenya wasanga baba bafite aho bayakura mbishinge se ntabwo nabishinga. Umuntu utagira akazi kazwi nyine abakora ubwo amafaranga yakura wasanga bagira timeri agahita avuga ati meri nyine ndashaka kugira gutya agahita akaba afite nk'abantu atakira se bagahita bohereza ngo ntabwo namwishinga bagahita bajya kuri ntuze bakohereza ntabwo namwishinga momo cyangwa za Instagram ose namwishinga za Instagram za ntuze za Western Union aho ntabwo namwishinga abafite uko nyine akora tu buri wese aba afite uburyo atwara boro ziwe yego bitandukanye n'iby'abandi cyakora harya wari waduhaye akapera sindirimbe n'ebyiri iya gatatu ubwo ni iyihe bayiti ubundi njye mfite indirimbo eshatu ziri hanze ubu ngubu ziri hanze. iya mbere naguhaye akapera ntabwo irasohoka ntirasohoka mu muziki utarasohoka mfite yitwa ingufuri igihe ariko igihe bayikunda kuba nibyo dore igihe kiratujyanye umusaza aragiye nta n'impanuro tugomba guhanurwa wenda tuzabona uko tubigenza ntiduhobagira abapipo batari ducicamo bakadukwena baba bategereje amarira yacu kandi ntibazikagwa mu nda baba bashaka tunywa amatabi n'inzoga tunarope kudutunda indiri tuyigira ibari zigiti tuzigira abo bagiye banyiri matwi nimubangure ndabarabuye kuko ndabakunda dore igihe kiratujyanye dore igihe kiratujyanye dore igihe kiratujyanye umusaza aragiye nta n'impanuro dore igihe kiratujyanye dore igihe kiratujyanye dore igihe kiratujyanye umusaza aragiye Imana atabara iyo ndirimbo bayita igihe cyo kiragenda utarebye neza rwose usanga cyaciye usanga igihe wasigaye cyagusize ugomba kujyana n'iki ariko abantu benshi gukorana n'igihe birabagora birabagora ko nubwo byakugora akajana ugomba kugerageza ntawe wenda ntikigusige cyane ko kibasigaza ko bamwe kibasiga uwo cyasize nyine aba yasigaye tu ugomba kumenya ubwenge igihe ntikigusige cyangwa abantu bajye bagisiga nanone ntabwo wasiga byashoboka ugasiga igihe nanone ntabwo wasiga igihe wasize igihe ubwo baba babyinnye imbere y'umuziki ubwo rero icyo kizaba kidusiga igihe cyangwa tujye tucyubahiriza ugomba gukoresha ibishoboka byose twubahiriza igihe tujye twubahiriza igihe ugomba gukoresha ibishoboka byose igihe ntikigusige ariko ngo iyo kigusize kuzongera kugifata ariko abahanga bavuga ko ngo igihe ari amafaranga igihe ni amafaranga nyine iyo kigusize nyine hari ukuntu wirara ukavuga ati mfite iwacu heza amafaranga bazampereza umutungo w'iwanyu ko atari wo wawera umutungo w'iwanyu ntabwo ari we wawe igihe kizagera uba utakiri iwanyu icyo gihe uzaba uri kwipapuka ni mama bibaye byiza wabitegure mu gihe ugifite igihe kabisa yego wareba nabi igihe kikagusiga kandi iyo cyagusize ko zagifata ndange nibaza mpamvu nyine natangiye gukora ndi muto ariko nibyo wakuye amaboko mu mufuka harimo abayafite ariko amaboko umufuka wongere ubagire inama nta kibazo ubaha akantu k'impanuro ubakubitiremo ukuntu ubaha akantu k'impanuro ugifite amaboko mu mufuka umusaza aragiye nta n'impanuro ariko nibasange baviye babo bababwire ngewe nisunze vi umusaza aragiye nta n'impanuro ariko bivuga ko hari n'ababona akazi bakanga gukora ngo ni ka feke akemera amaboko akaguma mu mufuka nibyo bya bindi navugaga nta kazi k'umunyagara kabaho ikintu ubupfana n'akazi ni amafaranga abo ngabo nibo babandi nyine nari kukubwira babumva ari abasani ngo hari akazi atakora guteze ngo hari akazi atakora ngo bamuha make se ubwo urumva yayakorera ngewe icyo nzi cyo ubundi cya mbere kunda akazi ukora kuko akazi ukora utagakunze yawe zero yawe wayatsindiye
akazi ukora utagakunze ni zero yawe. Kuko ntabwo wakora akazi utagakunda n'ubundi ntabwo kagenda neza. Nibyo. Mbese umuntu ukabona ntagakore we wamugira ihe nama? Abafite nyine akazi ngo ni fake, abafite ibyo yishingikirije ngo ni fake, ngo karanampa makeya, ngo ntabwo ngiye nagakora kemera akazerera cyangwa akaka amafaranga. Impamvu abafite impamvu nose arabona ari gutaha mu rugo sibyo agasanga byose byakozwe, icyo gihe hari akazi atakora. Aho ngaho ntabwo namwishinganye ku buryo ibintu byose asanga babimukoreye. Wenda agasanga mu rugo byabaye byose birahari. aho ngo hari akazi atakora, bigatuma n'aya makeya atagira ishyaka ryo kuyakorera. Akavuga ati nose ubundi ndagiye gukorera amafaranga nirirwe nivuna ko ntacyo nabuze. Ariko buri hari igihe kizagera abone ko yagakwiye gukora cyagiye. Bura akazi kabi niko kaguhesha keza. Tugarutse kuri bya bindi by'igihe se. Hari igihe cyazagera akabona ko ka kazi yarakeneye kugakora koko. Hari igihe kizageramo, hari igihe cyazagera yanze gukora. Hari igihe kizagera abatakinashoboye no kubikora. Wenda hari ukundi bajya bavuga ngo ibibazo ntago biteguza, ibyago ntibiteguza. Ukazifuza gukora ka kazi wakabaye waragakoze mbere, kifuza kugakora n'utakinagashobora. Akaba wenda yaragakoze mbere, kakaba gafite aho kamuvanye naho kamugejeje. Akazi k'umunyagara kabaho nge niko mbyumva. Make yakorere ntiyazakugeza kuri menshi wifuza. Yego. Nge niko mbyumva pe. Nge nzakora nzabizi. Uzakora uzabizi. Nzakavanga. Uzajya ugenda uvanga. Okay, ariko nibyo byiza burya nta kazi k'umunyagara kabaho. Akazi kose gapfa kuba kagutunze. Yari icyo nagira inama urubyiruko ndetse n'abandi bose bumva ko akazi kose akazi kahemba amafaranga menshi ngo kaba atari akazi, mu by'ukuri kaba ari akazi pfa kuba kagutunze. Sibyo se? Nge niko mbyumva. Umva nanjye niko nabyumva. Ye no byatumye ariko mva mu rugo nicyo kirimo. Wumvaga udashaka ko baguhereza. Nge numvaga nyine nshaka gukura mu mutwe to. None se turi gusoza, wangiriye inama urubyiruko rw'abasore n'abakobwa bishora mu biyobyabwenge ko nabyo bigindeza kugira ngo umuntu agire gahunda zo kuba yagira icyo akora? Ibiyobyabwenge bitandukanye, abagiriye inama zo kuba babivamo nk'urubyiruko. Yako kantu sinjya nangakinisha k'ibiyobyabwenge. Nka roromodo. Nk'umuntu w'icyitegererezo wowe utajya ubikoresha. Ngiye ikintu nababwira. Turi mu kigero kimwe, we urubyiruko. Yego. Ibiyobyabwenge ntabwo ari sawa. Birakudindiza mu iterambere. Wumva ko igihe cyose nyine igihe utakabonye wapi bitakunda. Wumva ibiyobyabwenge ntabwo ari sawa pe. Ako zungu iyo umuntu yayobye ubwenge kwa muganga nubwo hari ikiba gisigaye ntacyo. Ngo nyine bari kwitekerereza ibyo ngibyo iby'akazi, aho ngaho niho babandi banga akazi. Yego. Akumva nta kintu yakora kubera umutwe uba warangiritse. Yego. Ibiyobyabwenge ntabwo ari sawa. Rivagire katisoreze hano rero bakunzi ba Hot TV 10 ndabashimiye cyane. Naho utaha. Ciao.